no kuvuga ngo ibintu bimeze nuko iyo ugiye nko mu kabari Benovia umuntu agatagukaga babikozwe n'uwo muntu cyangwa babikozwe n'Imana Imana ishobora wenda kugufasha nyine Imana ikorera mu muntu akakugurira icupa rya rikeri ry'ibihumbi 200 cyakagurira amakesi 3 y'inzoga ukavuga ngo ntago ngo Imana ngukunda inzoga mbanze mbwira ba Imana hanu naboneye kwiza ubwenge Imana yaremye umugabo harya yitwaga ni Eva na Adam Imana irangije ijya ahantu iratekereza irakadira Imana iravuga ati uyu muntu ntabwo yabaho wenyine reka muremere umufasha kubitaho umugore umufasha yaturutse babakoze gahunda pya babyara Gahini na Abeli yego nibyo Gahini kubera umutima mubi ni Gahini byita Gahini mu Kinyarwanda abayisha petit frère urumva ko ubugome bwatangiye kuva kera Gahini yica murumuna Gahini yishe murumuna we ago ndi umukozi w'Imana nge ndi umwana w'Imana baba pastor bagenda bavuga ngo turi abakozi b'Imana nge ntago ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana Imana irabyara yabyaye ngewe nawe nabantuza bose abanjuka we Imana ibyaye Imana yarabyaye nawe Imana iba yarabyaye ngewe njuga kadogo wo muri Seburiko njuga ikabyara skaitu mbese Imana yara nk'abo bana yabyaye gusa urumva yaba yarabyaye abana babipe umwana w'Imana ni yakamwana mtoto wa Mungu mwana nzambe a son of God Yes, of course, come to your baby, no fake, of course, King of West, the ambassador of upcoming artist, agenda talkative, tutaravuka, butimyirubwite, avination ikuru magique ndo wavuzwe mu byesho. This is 5G TV. Umva jewe n'izina ry'Imana jewe ibintu biri kuntaga intro ziri muri abanyamakuru baba YouTubers. None ugasanga mani bo kuri Excellence aratangiye. But this is the song wabari kureba Excellence episode y'umunsi rero turi kumwe n'umutumirwa yakamwana turi kumwe na bra meraho izo intro zanyu mwana muga yakayemeza bitese ema topo buriya mwavuze ntare kubwira ngo mba nicereye hahandi hiti hotel izuba kuri 5G hotel na Grit hotel none se Grit hotel na hiti hotel hiti hotel ntagibaho na Grit urumva hiti nyene no kuburi go hiti cyangwa uri famous wakora na Send International Hiti Hotel Send International Hit ariko yamushaka gushinga amahoteli namwe mu mujyi wa Kigali twanayashinga ariko by the way aba boss bacu bafite amafaranga nzi hano turi hano Grit hotel ni wonze iyo Hiti hotel ikorera hagana Hiti hotel ntabwo ari Hiti hotel aho Hiti hotel izuba aho Hiti hotel izuba suramo ngaho Hiti hotel aho Hiti hotel izuba no kuvuga ngo aho Hiti hotel ahantu ukandagira ugahita ugwa muri Hiti ugahita uyibona neza ngo akunumva nk'umusani bavuga ngo webana ngo waguye muri beat hahiye urumva ubwo nanjye rero mba nibereye aho hantu Hiti hotel izuba ubwo rero ni nko kujya kuri stage utahama hari abantu bagomba kujya kurya umuziki kuri stage shimira n'abakobwa b'amasura babita ngo iki abamansuzi nyaka tukaturirimba karimba ko muri Bible dutangira tugira gute twinjira mu mwandiko dushima Imana ibyo yadukoreye umwaka ushize dushima Imana ari yise ngiye ngutangire nge ndumugabo oya buretse gato nge ntago ndi umukozi w'Imana nge ndi umwana w'Imana baba pastor bagenda bavuga ngo turi abakozi b'Imana nge ntago ndi umukozi w'Imana ndi umwana w'Imana Imana irabyara yabyaye ngewe nawe nabantuza bose abanjuka we Imana ibyaye njuga Imana yarabyaye nawe Imana iba yarabyaye ngewe njuga kadogo wo muri Seburiko njuga ikabyara skaitu mbese Imana yara nk'abo bana yabyaye gusa urumva yaba yarabyaye abana babipe umwana w'Imana ni yakamwana mtoto wa Mungu mwana nzambe a
son of God umuhungu w'Imana yakamwana twagiye yakamwana dukubitira akarembo k'Imana uzitwinjira mu mwandiko umukizaza aragura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije kebana ariko yakaze kuririmba ahise ashyiramo kamayi ku muserebi Gorigota hariruka iriba ryiza twanywereye amazi meza amazi ya mitsingi amazi y'ubugingo amazi y'ubugingo none hari indi ndirimbo ivuga ngo nk'uko wayoboye abisirayeli yakose iyo ndirimbo ntabwo uyizi mwana ko wayoboye abisirayeli ukabambutsa ya nyanja itukura ukabageza i Kanani mana uyobore na Yaka mana uyobore na Njuga mana uyobore Sikaitu mana uyobore na Nyata mana ibayobore Seburikoko mana uyobore Jihadi mana uyobora abasinzi oya reka mu izina rya Yesu none se Imana itayoboye abasinzi bazava mu byaha gute Imana kandi rero inzoga inyusi inzoga nazisanze kuri isi nasanze n'ababyeyi bambyaye bazinywa Imana ibaye idakunda inzoga urumva inganda z'inzoga zose bwacya mu gitondo usanga zahiriye rimwe oya ntabwo inzoga ntabwo ari Imana yaziremye Yesu yahinduye amazi vino oya Yesu kuwa gatanu ari muri weekend yaragiye ahantu abantu bicaye ariyo kuwa gatanu weekend oya ku isabato Imana ibakaraga none Imana yahinduye inzoga vino kandi no gasanga wayini ndabona hari n'abakobwa b'abakire bari kunywa wayini zira zo mu makarito ubundi nizo Yesu yahinduye none se Njuga ariko ntabwo arimo mitsingi Njuga ngo nawe mu kiganiro turakora icyacu okay umva Yaka yes no kuvuga ngo ibintu bimeze nuko iyo ugiye nko mu kabari Benovia umuntu agatagukaga babikozwe n'uwo muntu cyangwa babikozwe n'Imana Imana ishobora wenda kugufasha nyine Imana ikorera mu muntu akakugurira icupa rya rikeri ry'ibihumbi 200 cyakagurira amakesi 3 y'inzoga ukavuga ngo ntago ngo Imana ngukunda inzoga mbanze mbwira ba Imana ahantu naboneye kwiza ubwenge Imana yaremye umugabo harya yitwaga ni Eva na Adamu Imana irangije ijya ahantu iratekereza irakadira Imana iravuga ati uyu muntu ntabwo yabaho wenyine reka muremere umufasha kubitaho umugore umufasha yaturutse babakoze gahunda pya babyara Gahini na Abeli yego nibyo Gahini kubera umutima mubi ni Gahini byita Gahini mu Kinyarwanda abayishe petit frère urumva ko ubugome bwatangiye kuva kera Gahini yica murumuna Gahini yishe murumuna we abona abana bavutse kuri Adamu na Eva iyo ndirimbo yose itangire Gahini yishe murumuna we Kamaro ntago yizemo gutera freestyle yarazutse se azukiye Gahini ni umugome yacanye ngo inuza ngo niba yaratwitse inama ngo umwotsi uzamuka hejuru Gahini ngo agira umujinya numva ngo abagome batangiye kera ubwicanyi ntabwo ari ubw'ejo ninde muntu wa mbere wapfuye ku isi umuntu wa mbere wapfuye ku isi yose ninde wapfuye wa mbere Yesu Abeli bwa mbere ku isi yego Abeli Gahini nibo bantu ba mbere umva babayeho umwana umwe yica mugenzi we witwaga Adamu yabyaye abana bangahe Gahini na Abeli nyine noneho Gahini yica Abeli yica Abeli Abeli ni wapfuye wa mbere ku isi Sundi Gahini we yasigaye amariki Gahini yasigaye nyine kugira ngo Gahini ngo Imana yaramubwiye ngo zerera yafuhiraga no kuvuga ngo Gahini yafuhiraga mu petit frère kubera ko yarezaga agacuruza fresh akagaragaza agatanga n'ituro amufuhira byasa ariko azi Bible wabyumvise ugazi Bible none ikindi kintu mutabizi Bibiliya ngarabizi yumvira cuka ibintu by'Imana uko Kayini twese ari we dukomokaho
endasi uzabaza njye ntago mva kuwo murara njye ntago nuka ikisi njye ntago mva kuri Gahini man nuko nisura kara mu isura yawe sinduka na Kayini ntago nuko ibyo bigaragara ko ari mwene Kayini oya niba uvuga na Kayini ni kamaro twese umva kuntu bimeze reka mbibasobanurire ni ukuvuga ngo kwa kuri usanga nk'umwana wabyaye afite imico yawe undi ugasanga afite imico nk'iya mukuru wawe ni ukuvuga ngo abantu b'abagome bakomoka kuri Kayini bakamaro ntukiremo ngiye banza mva gatoya none abantu batari abagome bagakomoka kuri Abeli ni ukuvuga ngo abantu bose batuye isi dufitemo ikiryango cya Kayini n'icya Abeli urumva nase ntabwo urabona nk'umunyarwandakazi nawe ntibisobanura ububeri nawe ni umuberi nyine seti wuhese seti nyandwi nyine cyangwa muri Zubi comedy seti yaje nyuma ya Kayini havutse seti umva nyuma ya Kayini oya bibiri ariko tujye tuganira no oya tujye tuganira ku bintu by'Imana ariko ijambo ry'Imana ntabwo social media ikintu kimira Imana ni uko yaturemye abagore beza bafite amabuno meza kubera ko ubonye utambutse se ukabona ko uriya mugore afite ikibuno cyoroshye umugore ufata akambara ikoboyi ikibuno akagikomeza ntabwo ari byiza ko umugore wambaye ikanzu imurekuye cyangwa agapantaro nka kariya ka shabarara ngaho reba tuvuye muri biriya tugiye mu mabuno ibi bintu gute muvuye muri biriya mukajya mu mabuno ahantu mwicaye ni muri parking kandi kuba mwicaye muri parking biracumuza bro umugore avuye mu modoka arahise mwese murarebye nge ari umugore wambaye ipantaro yo ku kibuno bari mwegeza mikoro neza ari n'umugore wavuye mu modoka kwa ko nabamaje ikirenge hasi yambaye akajipo kagufi mbona isorori ubona isorori ako kamaro ni ikiraya mana we isorori ubwo ushatse kuvuga ni iki cyakora umugore wambara akantu kakora ugasanga yani imbere habyimbye hakazamo na wa murongo hagati kugira ngo niyo sambusa yasenye isibamo ni mu mutwe se umurongo ugasanga ukagira ngo ni sambusa baparitse hano yarengejeho kakora kugira ngo niyo sambusa nose kwavuze ko twavutse mu muryango wo kwa Gahini nabo naba kwa Gahini yigeze reka twivuge ko abagabo twavutse mu muryango wo kwa Gahini abagore bavutse mu muryango wo kwa Kayini nawe urumva Kayini nawe yabyaye abana ntabwo agira umuntu ugerageza ambwira umukobwa wa mbere wavutse mu muryango wo kwa Adamu yitwaga nde wo kwa Adamu wase turamuzira yitwaga Tabita umukobwa wa mbere yitwaga Tabita yigo yari n'umutambyi wa danje mva ngo yitwaga ngo Tabita mwana Tabita nuvuka mu muryango baretse gato ngewe ikintu nashinja Imana yakoze icyaha yafashe ku ngufu kubera iki ijya gufata umugore wa Yosefu ikamubwira ati ngo umugore wawe namuteye inda wihangane ngo zabyara umwana ngo witwa Yesu Kristo Imana nayo yafashe ku ngufu ufata umugore wa mugenzi wawe ukamutera oya yasamye inda y'umwuka wera atararyamana n'umugabo iriya ni spirit y'Imana ariko ninda kubera ko yashaka kugira ngo mu by'Imana cyane Imana yaravuze ati umugore wawe muteye inda ngo yasamye ngo inda yo mu mwuka wera Imana yahamagaye Yosefu ibaze kuba ufite umugore wawe ukumva ngo Kamaro yamuteye inda umugore wawe umugore wawe ari y'umwuka ariko atamugezeho y'umwuka atamugezeho nta kibazo y'umwuka se iyo nda y'umwuka ni bwoko none se ntago ugira bako mu Bibiliya nuko ari ibintu duhisha Bibiliya nuko ari ibintu duhisha Bibiliya iduhisha ibintu byinshi buriya ntago wambwira ngo Yesu afite umugore bakubwira Yesu yaranze ava mu isi nta mugore babonanye nawe gute se nta ndaya yaje Bibiliya handitsemo indaya indaya yaraje kuki yiswe indaya yaje kwitubarika urumva oya iyo bavuga ibyayo byose iyo bavuga ibyayo byose iriya ndaya bakabirangiza bari kumirwa kuki yiswe indaya ariko Yesu yavuye hano nani turariye si yageze mu Rwanda Ako nubisho ndirimbo ivuga ngo Yesu yageze mu Rwanda ni Burundi agerayo yitanganyika ariko ndacakubaza ikibazo oya please wait mu ntumwa za Yesu hari umukobwa wari urimo mu ntumwa za Yesu nta mukobwa wari urimo so Yesu rero nawe nshimira n'abagabo bose uribuka umuntu mu ntumwa za Yesu zari 12 hari umukobwa wari urimo Yesu ajya kwa Zakayo Yesu ajya kwa Zakayo Yesu ajya kwa Zakayo urabyibuka ibyo bintu Yesu ajya kwa Zakayo hejuru mu byabyi Zakayo manuka uyu munsi ndarari wawe Zakayo ise agenda ahantu atsimbura udufaranga yatsimbye byabereye muri stade imeze nka nuze nka stade Amahoro cyangwa regional Zakayo kubera ko yareshaga na Nzovu urumva
akajya abona ntago ari kubona imbere ntabwo ariko abantu ari benshi ko Yesu yari afite spirit yumva n'umurebe Zakayo yuriye igiti ntago ari Zakayo ni utuko oya ni Zakayo Zakayo yari mugufi we yabonye abantu ari benshi yurira igiti atari bumurebe yurira igiti kugira ngo arebe Yesu Yesu ngo manuka shanga uyu munsi no icyo nashaka kukubwira ageze iwabo rero hari inda yaturumbutse ahantu iraza abantu bose bari kumwe na Yesu n'intumwa za Yesu bahita bareba Yesu bavuga mu matama ngo inda imukozaho ese ubundi Yesu yavukiraga Betlehemu kise byananira nge Betlehemu yabatiremo ni cye gihugu Betlehemu Yesu bagaturika bazi muri Israel Betlehemu ni muri Palestine muri Palestine ni muri Palestine ntabyo narinzi ariko urumva rero ako karagaciyemo noneho yakangiye kukubaza ikibazo we na Kamara ariko ukimenya mbere araceceka ikibazo cyanjye kiragira kiti wawe ararindira tubone ugira umva ikibazo cya mbere cyagira kiti abantu 10 bari kwiruka wowe uwa 10 urumva urirutse uca kwa kabiri ubaye wakangaye abantu 10 bari kwiruka urirukanse cyane uhita uca kwa kabiri ubaye wakangaye uhita uca kwa kabiri ubaye wa mbere wowe oya abantu 10 bari kwiruka gaca kwa kabiri urumva ubwo waburu wa munani gute se ukura mu bicucu yuciye uravuga wowe uri inyuma yabo se urirutse urirutse muri kugenda gutya isuca kuwa kabiri ubaye kangaye wa kabiri ku muntu wa kabiri ariko bari ku murongo nyine barirutse ari abantu 10 bari kwiruka urirutse isuca kuwa kabiri nyine ntabwo bari ku murongo bose oya muri gusiganwa urirutse uyisuca kuwa kabiri wimbaza ibindi wowe ubaye kangaye ubaye wa mbere usikura umusazi nose uca kuwa kabiri urumva utabaye kabiri oya ntabwo hari uwa mbere nyine nibyo nukuvuga ngo waciye kuwa kabiri ntabwo waciye kuwa oya umagubwire oya yuciye kuwa kabiri mubaye aba mbere muri babiri oya uca kuwa kabiri yaba hari uwa yego mubaye aba mbere muri babiri urumva none se uwa kabiri ciyeho ubwo mwamusiga muri aba mbere babiri kandi uwa mbere ahora ari uwa mbere ubwo bagonganye no mu kizamini ukuvuga ngo abanyeshuri bagonganye umva ikindi kibazo umwe yagize 90 n'undi 90 umva oye tuvugisha ukuri hari abanyeshuri mu ishuri hano muri primaire gusa abanyeshuri yagize 90 n'undi 90 baba bagonganye bose bari abambere umva ngubwira ikindi kibazo umva ngubwira ikindi kibazo Inyamirambo muri quartier babaza inka urumva babaza imfizi uretse babaza imfizi urumva Inyamirambo mu Gatsata batwara umutwe mu Gatenga batwara igihimba niye quartier yatwaye igice kirimo amata amata umutwaye kirimo igihimba oya abatwaye igihimba niyo batwaye igice kirimo amata menshi nese imfizi igira amata ariko njuga we wamusenzi we urumva babazi inka ntabwo wavuze imfizi ntabwo wameshorinze imfizi babyumvishije oya Kamaro mwe kwirwa mubitindaho yabaguha nyuma mu ishuri ni ibintu abantu bose bazi abantu bakurikiye 5 ni bande twiganye babizi n'impumyi baramutse umuriro ugiye bari bicaye mu nzu ninde wabwira undi ko umuriro wagiye abikirage n'impumyi wabwira undi ko umuriro wagiye sha ikirage cyabivuga neza ikirage kiravuga cyabivuga ikirage kama bagwanyuma uri distance saba abanyarwanda ibibazo babwira ati nabagwanyuma nose impumyi bivuga gute kandi umuriro wageze Kamaro namba barambwira Kamaro babarira ntubeshye abanyarwanda urumusitari Peturakusi wagarukiye mu wakanga wa mugani umva nagarukiye mu wa nyuma urumva w'amashuri yose abaho primaire wareyize oya ntago nayizi natangiriye muri kaminuza nagarukiye mu wa gatandatu primaire natangiriye ngewe ubone ngewe hari abantu bataruka amashuri bitewe n'ubwonko bafite
ntago mwarimu waba umurusha ubumenyi ngo ajye kukwigisha. Urugero nkawe se? Njye natangiriye muri kaminuza. Kandi Kamara ajyaga abeshya ngo arangije kwiga kaminuza. Kandi ariho natangiriye. Sasa hari amashuri hari ntabwo mabara nkaho nahize kuko n'ubu nibyo banyigishaga. Urumva ibyo banyigishaga hariya bisa nkaho nari nsanzwe mbizi. Icyo bita gardien. Nibwo numvaga ko ngiye mu ishuri. Umva gardien ubundi bahita mu kiburabwenge. Oya mu kiburamwaka. Bavuga mu kiburamwaka ariko ubundi twebwe twita mu kiburabwenge. Kwande hehe? Gardien muri Kongo. Mwarimu wacu aradukunda cyane. Igihe tujye gutaha tumusezeraho ati bye bye. Abana baba batangiye no kurira bashaka gutaha mu rugo. Muri gardien rero ni mu kiburabwenge. Ntabwo ari mu kiburamwaka ahubwo ni mu kiburabwenge. Reka tubashimire cyane Kama. Reka tubabwire ngo mukomeze mukore subscribe, like and share kuri 5G TV. Mbabwira ngo Kamara arahabaye, Benovia arahabaye, abatumirwa bo ni everyday. Tugiye kuhata ikintu bitumuriro Kama. Baro twebwe abanyarwanda tugiye kwa hano hagiye gushumika. Hagiye gushya. Iki tubabwire ngo Rujama Phones Shop niyo ya mbere. Ushaka telefone imeze neza, niba ushaka kandi nanone akantu kunywera akaruka kagera ku mutima, ikoze Tedemini Hotel cyangwa ikoze kuri Great Hotel. Dukora n'ama hotel by the way. Hari twibagiwe Marshall Real Estate. Marshall Real Estate. Ariko nanone mwa boss mwishire rwose ukomeza twamamaza. Aje nzakora umukwabe jo kwirukanka mu babosi bose bafitiye amafaranga. Nirirwa namamariza. Urumva? Niyo mutazagira ngo muzajya mugira ngo tuzayidurira muri show gusa. Urumva? Ayo ma proposal yanyu mwaduhaye mugomba no gukora icyo bita handover. Handover nicyo bita ihererekanya mubashi. Yes. Ngusobanurire neza. Reka dushimire Jerry kuri kamera ibindi Imana duhaye. Jerry Bombo Cratiada. Paka